Yesu Kristo ashimwe, tugeze ku munsi w'152 dusoma Bibiliya, dukomeje dusoma mu gitabo cya Zaburi, uyu munsi turahera ku bice 136. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyaremesheje ijuru ubwenge, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyasanzuye isi hejuru y'amazi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyakubitiye Abanyegiputa abana b'imfura babo ikabica, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igakura Abisiraheli hagati yabo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ibakuyijeyo intoki z'imbaraga n'ukuboko kurambutse, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyatandukanije inyanja itukura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igacisha Abisiraheli hagati yayo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ariko igakunkumurira Farawo n'ingabo ze mu nyanja itukura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyashorereye ubwoko bwayo mu butayu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyakubise abami bakomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ikica abami b'amapfura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yica Sihoni umwami w'Abamori, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yica na Ogi umwami w'i Bashani, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Itanga ibihugu byabo ngo bibe umwandu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Umwandu w'Abisiraheli abagaragu bayo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Idukiza abanzi bacu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igaburira ibifite imibiri byose, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana yo mu ijuru, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Zaburi y'137. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse Siyoni. Ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni, twari tumanitseho inanga zacu. Kuko batujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati, nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye. Ntinakwibuka nintakunda Yerusalemu, nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Uwiteka, ibukira abana ba Edomu wa munsi w'i Yerusalemu, nibo bavuze bati, nimuhasenyane n'imfatiro zaho. Wa mukobwa w'i Babuloni we, utazabura kurimburwa, hazahirwa uzakwitura ibihwanye n'ibyo watugiriye. Hazahirwa uzafata abana bawe bato akabahonda ku rutare. Zaburi y'138. Zaburi ya Dawidi. Ndagushimisha umutima wose, imbere y'ibigirwamana ndakuririmbira ishimwe. Ndasenga nerekeye urusengero rwawe rwera, nshimira izina ryawe, imbabazi zawe n'umurava wawe. Kuko washyirishije hejuru ijambo ryawe kurisohoza, ngo rirute iby'izina ryawe ryose ryatwiringije. Umunsi nagutakiyeho waransubije, umpumurisha guha umutima wanjye imbaraga. Uwiteka, abami bo mu isi bose bazagushima, kuko bumvise amagambo yo mu kanwa kawe. Ni koko bazaririmba inzira z'Uwiteka, kuko icyubahiro cy'Uwiteka ari cyinshi. Kuko nubwo Uwiteka akomeye yita ku bicisha bugufi n'aboroheje, ariko abibone abamenyera kure. Nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago uzanzura.
Uzaramburira ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi banjye, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzankiza. Uwiteka uzatunganya ibyanjye rwose. Uwiteka imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, ntureke imirimo y'intoki zawe. Zaburi y'139. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritaraba ku rurimi rwanjye, uba umaze kurimenya rwose Uwiteka. Ungose inyuma n'imbere, ushyizeho ukuboko kwawe, kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira kuransumba simbasha kukugeraho. Ndahungira umwuka wawe he? Ndahungira mu maso hawe he? Nazamuka nkajya mu ijuru, uriyo. Nasasa uburiri bwanjye ikuzimu, uriyo. Nakwenda amababa y'umuseke, ngatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorerera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira nti ni ukuri umwijima ni wo uri buntwikire, umucyo ungose uhinduke ijoro. N'umwijima ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe, ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Nkiri urusoro, amaso yawe yarandebaga. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye. Erega umubare wabyo ni mwinshi. Nabibara biruta umusenyi ubwinshi. Iyo nkangutse turacyari kumwe. Mana, icyamukica abanyabyaha. Mwabicanyi mwe, nimwumve aho ndi. Bakuvuga nabi, abanzi bawe bavugira ubusa izina ryawe, Uwiteka. Sinanga abakwanga, sininuba abaguhagurukira. Mbanga urwango rwuzuye, mbagira abanzi banjye. Mana, ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza. Urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Zaburi y'140. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Uwiteka, kiza umunyabyaha, undinde umunyarugomo. Bibwira ibyigomwa, bakajya bateranira umurwano. Basongoye indimi zabo nk'inzoka, ubusagwe bw'incira buri munsi y'iminwa yabo. Uwiteka, nkiza amaboko y'umunyabyaha, undinde umunyarugomo. Bagambiriye gusunika ibirenge byanjye ngo bangushe. Abibone banteze umutego n'igisambi. Banteze ikigoyi iruhande rw'inzira, banciriye ibicu. Nabwiye Uwiteka nti, ni wowe Mana yanjye. Uwiteka, tegera ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye. Uwiteka Mwami, mbaraga z'agakiza kanjye, ujye utwikira umutwe wanjye ku munsi w'intambara. Uwiteka, ntiwemere ibyo umunyabyaha ashaka, ntufashe umugambi we mubi, kugira ngo batishyira hejuru. Ku mutwe w'abangota abe ariho igomwa ry'iminwa yabo rigwa, ribatwikire. Amakara yotsa abagweho, bajugunywe mu muriro, bajugunywe mu nzobo ndende, kugira ngo badahagurukwa ukundi. Umunyakirimi kibi ntazakomezwa mu isi, ibyaha bizahigira umunyarugomo kumurimbura. Nzi yuko Uwiteka azacira umunyamubabaro urubanza rutunganye, n'abakene azabacira urukwiriye. Nuko abakiranutsi bazashima izina ryawe, abatunganye bazatura imbere yawe. Zaburi y'141. Uwiteka, ndagutakiye, tebuka uze aho ndi, utegere ugutwi ijwi ryanjye ningutakira. Gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Uwiteka, shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye. Ntuhindurire umutima wanjye mu kibi cyose, ngo njye nkorana imirimo yo gukiranirwa n'inkozi z'ibibi, ne gusangira nazo ibyo kurya byazo by'ingenzi. Umukiranutsi ankubite birabakungirira neza,
amane biraba nk'amavuta asiga ku mutwe wanjye we kubyanga, ariko gusenga kwanjye gukomeze kurwanya ibyaha bya ba bandi. Ubwo abacamanza babo bazatembagazwa mu manga, abantu bazumvira amagambo yanjye kuko aryoshye. Nk'uko umuntu ahinga agaca impavu, niko amagufa yacu asandariye ku munwa w'ikuzimu. Uwiteka Mwami, ni wowe mpanga amaso, ni wowe niringira. Ntusuke ubugingo bwanjye, undinde umutego banteze n'ibico by'inkozi z'ibibi. Abanyabyaha abe ari bo bafatwa n'ibigoyi byabo, ariko njyeweho mbitambuke. Zaburi y'142. Indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Ni ugusenga kwe yasengeye muri bwa buvumo. Ndatakishiriza Uwiteka ijwi ryanjye, ndingingisha Uwiteka ijwi ryanjye, ndasuka amaganya yanjye imbere ye, umubabaro wanjye ndawumuvugira imbere. Uko umutima wanjye ugwiriye isari muri njye, ni wowe umenya inzira yanjye, mu nzira nyuramo bantezemo umutego. Reba iburyo bwanjye umenye yuko ari nta muntu umenya, mbuze ubuhungiro nta muntu wita ku bugingo bwanjye. Uwiteka, njya ngutakira nkakubwira nti, ni wowe buhungiro bwanjye n'umugabane wanjye mu isi y'ababaho. Tyariza ugutwi gutaka kwanjye, kuko nshishijwe bugufi cyane. Unkize abangenza, kuko bandusha imbaraga. Kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe, kugira ngo nshime izina ryawe. Abakiranutsi bazangota, kuko uzangirira neza. Zaburi y'143. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka, umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi kwinginga kwanjye. Unsubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe, kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi, yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Nicyo gituma umwuka wanjye ugwira isari muri njye, umutima wanjye ukumirirwa muri njye. Nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose. Ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko. Umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Uwiteka, tebuka unsubize, umutima wanjye urashira. Ntumpishe mu maso hawe, kugira ngo ne guhinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, kuko ari wowe niringira. Umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo, kuko ari wowe ncururira umutima. Uwiteka, nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho, ngo umpishe. Unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye. Umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Uwiteka, unzure ku bw'izina ryawe, ukure umutima wanjye mu mubabaro kubwo gukiranuka kwawe. Kandi urimbure abanzi banjye kubw'imbabazi zawe, utsembe abahata umutima wanjye, kuko ndi umugaragu wawe. Zaburi y'144. Uwiteka, igitare cyanjye ahimbazwe. Wigishe amaboko yanjye kurasana n'intoki zanjye kurwana. Ni we mboneramo imbabazi, kandi ni igihome kinkingira, ni igihome kirekire kinkingira, ni umukiza wanjye. Ni ingabo inkingira n'uwo niringira, ni we ungomororera ubwoko bwanjye ngo mbutegeke. Uwiteka, umuntu ni iki kumumenya, cyangwa umwana w'umuntu kumwitaho? Umuntu ameze nk'umwuka gusa, iminsi ye imeze nk'igicucu gishira. Uwiteka, manura ijuru ryawe umanuke, ukore ku misozi iracumba. Urabye imirabyo ubatatanye, urasa imyambi ubirukane. Urambure ukuboko kwawe uri mu ijuru, undohore unkure mu mazi y'isanzure, unkize amaboko y'abanyamahanga. Akanwa kabo kavuga ibitagira umumaro, n'ukuboko kwabo kw'iburyo ni ukuboko kw'ibinyoma. Mana, ndakuririmbira indirimbo nshya, ndakuririmbira ishimwe kuri Neberu y'imirya 10. Niwe uha abami agakiza, ukiza Dawidi umugaragu we inkota yica. Nyarura unkure mu maboko y'abanyamahanga, akanwa kabo kavuga ibitagira umumaro, ukuboko kwabo kw'iburyo ni ukuboko kw'ibinyoma, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka, abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba. Ngo ibigega byacu byuzure birimo imyaka y'imbuto zose, intama zacu zibyarira ibihumbi, n'inzovu mu rwuri rwacu. Ngo amapfizi yacu agire imitwaro iremereye, guhe kugira abatwaranira mu byuho, cyangwa abasohoka kurwana, kandi mu nzira zacu he kuba umuborogo.
hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwiteka w'Imana yabwo. Zaburi y'145. Zaburi iyi y'ishimwe ni iya Dawidi. Mana yanjye, mwami wanjye, ndagushyira hejuru. Nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Nzajya nguhimbaza uko bukeye. Nzashima izina ryawe iteka ryose. Uwiteka arakomeye, ni uwo gushimwa cyane. Gukomera kwe ntikurondoreka. Ab'igihe bazashimira ab'ikindi gihe imirimo yawe, bababwire iby'imbaraga wakoze. Nzavuga ubwiza n'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteye ubwoba, nanjye nzavuga gukomera kwawe. Bazibukiriza kugira neza kwawe kwinshi, baririmbe gukiranuka kwawe. Uwiteka ni umunyambabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Uwiteka, ibyo waremye byose bizagushima, abakunzi bawe bazaguhimbaza. Bazavuga icyubahiro cy'ubwami bwawe, bamamaza imbaraga zawe, kugira ngo bamenyeshe abantu iby'imbaraga yakoze n'icyubahiro cy'Uwiteka cy'ubwami bwe. Ubwami bwawe ni ubw'iteka ryose, ubutware bwawe buzahoraho ibihe byose. Uwiteka aramira abagwa bose, yemesha abahetamye bose. Amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Upfumbatura igipfunsi cyawe, ugahaza kwifuza kw'ibibaho byose. Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose, ni umunyarukundo mu mirimo ye yose. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo abakize. Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka, abafite umubiri wose bajye bahimbaza izina rye ryera iteka ryose. Zaburi y'146. Mutima wanjye, haleluya! Mutima wanjye shima Uwiteka. Nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo h'umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Ni we waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Akomeza umurava iteka ryose. Aca imanza zitabera, zirenganura abarenganwa. Agaburira abashonji ibyo kurya. Uwiteka ni we uhumura impumyi. Uwiteka ni we wemesha abahetamye. Uwiteka ni we ukunda abakiranutsi. Uwiteka ni we urinda abasuhuke. Aramira imfubyi n'umupfakazi, ariko inzira z'abanyabyaha arayigoreka. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Imana yawe Siyoni izayihoraho ibihe byose. Haleluya. Zaburi y'147. Haleluya. Kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe, nuko igikundiro kandi gushima kurakwiriye. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisiraheli. Akiza abafite imitima imenetse, apfuka ingoma z'imibabaro yabo. Abara inyenyeri, azita amazina yose. Umwami wacu arakomeye, ni umunyambaraga nyinshi. Ubwenge bwe ntibugira akagero. Uwiteka aramira abanyamubabaro, acisha abanyabyaha bugufi, akabageza hasi. Muririmbire Uwiteka, mumushimire ibyo yakoze. Muririmbire ku nanga Imana yacu ishimwe. Itwikirize ijuru ibicu, itunganiriza ubutaka imvura, imeza ubwatsi ku misozi. Igaburira amatungo ibyo kurya byayo, n'ibyana by'ibikona bitaka. Imbaraga z'ifarashi si zo Imana yishimira, amaguru y'umuntu si yo inezererwa. Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Yerusalemu ushima Uwiteka, Siyoni ishima Imana yawe, kuko yakomeje ibihindizo by'amarembo yawe. Yahaye umugisha abana bawe bo muri wowe. Agira igihugu cyawe kuba icy'amahoro, aguhaza amasaka ahunze. Yohereza itegeko rye mu isi, ijambo rye ryiruka vuba cyane. Atanga shelegi nk'ubwoya bw'intama, asandaza ikime cy'imbeho nk'ivu. Ajugunya urubura rwe nk'ubuvungukira. Ninde ubasha kurwanya imbeho ze? Yohereza ijambo rye akabiyagisha, ahuhisha umuyaga we amazi agatemba. Amenyesha aba Yakobo ijambo rye, amenyesha Abisiraheli amategeko yandikishije n'amateka ye.
nta rindi shyanga yagiriye atya, amateka ye ntibayamenye. Haleluya. Zaburi y'148. Haleluya. Nimushimire Uwiteka mu ijuru, nimumushimire ahantu ho mu ijuru. Mwa bamarayika be mwese mwe nimumushime, mwa ngabo ze zose mwe nimumushime, mwa zuba n'ukwezi mwe nimumushime, mwa nyenyeri z'umucyo mwe nimumushime, wa juru risumba amajuru we mushime, nawe mazi yo hejuru y'ijuru. Bishimire izina ry'Uwiteka, kuko ari we wategetse bikaremwa, kandi yabikomereje guhama iteka ryose, yategetse itegeko ridakuka. Nimushimire Uwiteka mu isi, mwa bifi mwe n'imuhengeri hose, nawe muriro n'urubura na shelegi n'igihu, nawe muyaga w'ishuheri usohoza ijambo rye, namwe misozi miremire n'udusozi twose, namwe biti byera imbuto ziribwa n'imyerezi yose, namwe inyamaswa n'amatungo yose, namwe bikururuka n'inyoni zifite amababa, namwe bami bo mu isi n'amahanga yose, namwe abakomeye n'abacamanza bo mu isi mwese, namwe basore n'inkumi, namwe basaza n'abana, bishimire izina ry'Uwiteka, kuko izina rye ryonyine ari ryo rishyirwa hejuru. Icyubahiro cye kiri hejuru y'isi n'ijuru, kandi yashyiriye hejuru ubwoko bwe ihembe. Nibyo ashimirwa n'abakunzi be bose, ari bo bana ba Isiraheli, ubwoko bumuri bugufi. Haleluya. Zaburi y'149. Haleluya. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, muririmbire ishimwe rye mu iteraniro ry'abakunzi be. Ubwoko bw'Abisiraheli munezerwe umuremyi wabwo, abana b'i Siyoni bishimire umwami wabo. Bashimishe izina ry'imbyino, bamuririmbishirize ishimwe, batambira ishako, batengerera inanga. Kuko Uwiteka anezererwa abantu be, azarimbisha abanyamubabaro agakiza. Abakunzi be bishimire icyubahiro abahaye, baririmbishwe n'ibyishimo, baririmbire ku mariri yabo. Ishimwe ryo gusingiza Imana ribe mu mihogo yabo, n'inkota ibe mu ntoki zabo, yo guhoresha amahanga no guhanisha amoko ibihano, bakabohesha abami bayo iminyururu n'abanyacyubahiro bayo imihama, kugira ngo babasohozeho iteka ryanditswe. Icyo ni icyubahiro cy'abakunzi be bose. Haleluya. Zaburi y'150. Haleluya. Mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya. Turashoje igitabo cya Zaburi. Zaburi igizwe n'ibitabo 150. Turabishoje rero. Umunsi w'ejo tuzakomeza dusoma igitabo cy'imigani. Imana ibaha umugisha, bakomeje kubana natwe, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kugendane namwe mu byo mukora byose, ntimukabure ku mugisha w'Imana. Ndabakunda mu izina